Hello guys, nizere ko mumeze neza, mwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu tunyuza hano kuri chaîne yacu ya YouTube. Mwe mudukurikiye muri impande zitandukanye, ndabasuhuje cyangwa se ndabaramukije aho muherereye hose, abari mu Rwanda, bari mu gihugu cy'i Burundi, nizere ko mumeze neza. Aka kanya tugarutse n'amakuru atari meza, ni inkuru y'akababaro. Umwana witwa Benefice uturuka mu gihugu cy'i Burundi, akaba amaze igihe kirenga amezi 3 arwaye amaso. Nk'uko uri kubibona kuri video, urabona ko amaso y'umwana yarangiritse cyangwa se ararwaye ku buryo bukabije. Ni umwana urimo guhura n'ibihe bitari byiza, ni umwana urimo guhura n'uburibwe ku myaka afite, kuko afite imyaka 2 n'igice, ariko akaba arwaye amaso ku buryo bukabije. Bamwe bavuga ko ashobora kuba ari na kanseri y'amaso ashobora kuba yarwaye. Gusa ababyeyi be bavuga ko ubushobozi buri ko buragenda burabashirana, bakaba barimo kugenda basaba ubufasha cyangwa se bareba ko hari uwabagira ikigongwe akabafasha, akabasapotinga, ko ubushobozi burimo kugenda burabashirana. Uwaba afise uko yifise akaba yabageraho cyangwa se akabafasha ku buryo butandukanye. Si ngombwa uburyo bw'amafaranga, ushobora no kuba wamuha inkunga y'amasengesho, nayo irakenewe, kuko uyu mwana aracyari mutoya, uyu mwana ni umuziranenge. Nk'uko ubibona kuri video cyangwa se kwa aya mashusho ari muri screen yawe, urabona ko ni umwana mutoya ariko uri guhura n'ibihe bitari byiza, urimo guhura n'akababaro, kuko amaso ye uri kubona ukuntu ameze. Perezida w'igihugu cy'i Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko ashobora kuba yabahereza ubufasha, ndetse ko agiye kureba ko yabahereza icyo ubufasha, akabahereza ku mafaranga. Yemeye ko ashobora kubahereza amafobia agera mu 6,000. Amafobia ni amafaranga y'i Burundi, gusa ayo ntahagije kuko uyu mwana amafaranga babaciye ni menshi, ko byavuzwe ko ashobora koherezwa mu gihugu cy'i Buhinde, akoherezwa mu gihugu cy'Ubuhinde kugira ngo ajye kuba yavuzwa, yakitabwaho, arebe ko yagaruka mu bantu bazima cyangwa se yagaruka mu buzima. Ni umwana wari ukiri mutoya nk'uko uri kubibona kuri video, ateruwe n'ababyeyi, inshuti n'abavandimwe. Bamwe mu basitari bo mu gihugu cy'i Burundi batandukanye bafite umutima ukunda, harimo uwitwa Eric, akaba yaramuhaye agera mu mafobia 400,000, amutera inkunga. Gusa ayo ntabwo ahagije, kuko akeneye tike izamujyana mu gihugu cyo mu Buhinde, agiye kwivuza amaso, agiye kureba ko bamwitaho, basi arebe ko yagaruka yakize, kuko ubuzima burimo kumurya, burimo kumubabaza. Ababyeyi be bakavuga ko nta bushobozi, gusa bagasaba umuntu waba ufite umutima w'urukundo cyangwa umuntu waba ufite umutima w'ikigongwe ko yabagira ikigongwe, akabafasha bakarwana ku mwana, bakareba ko umwana bamufasha akagaruka ibuzima, cyangwa se akongera akareba. Nk'uko nawe urimo kubibona, kubona ko uyu mwana arababaje, ntago yishimye, nk'uko uri kubona ku mavideo, ateruwe n'ababyeyi, ateruwe n'abavandimwe. Ubona ko ni ibintu bibabaje, ni ibintu bitari byiza kuri uyu mwana, kuko ni umwana ukiri mutoya, ni umwana ugifite kuba yakura akarya ubuzima cyangwa se akenjoyinga, ariko ntabwo ariko biri kugenda. Ubuzima bwakuranye n'akababaro, akuranye n'uburwayi, gusa Imana nizere ko ishobora kuba yagira icyo iramufasha, ikamugira ikigongwe, akareba ko yagaruka mu bantu bazima, cyangwa se ikamwitaho, ikareka kumuhuza n'ububabare. Amaso arimo kumurya ku buryo bukabije, umwana avuga ko aho bigeze ari kumva arambiwe. Ababyeyi bakavuga ko nabo usibye ko bategereje icyo Imana izakora, bakaba bategereje ubufasha bw'abantu, gusa nabo ntiborohewe, ni agahinda, kuko iyo bakurikije umwana wabo ububabare ari gucamo, nabo ni ibintu bitabashimisha. Rero wewe uri ko uranyumva, ngira icyo nkwisabira, niba ufite ubufasha wabahereza, yaba ubw'amafaranga, yaba ubw'amasengesho, bwose burakenewe, kuko ni inkunga ikomeye kuri uyu mwana, tukareba ko yagaruka mu bantu bazima, cyangwa se yakongera akareba, kuko uyu niwe uzatugeza ejo hazaza, niwe uzaba mu perezida w'ibihugu bitandukanye, niwe uzakora ibyinshi tuzakenera. Rero ndakubwira ngo mugire ikigongwe, tugire impuhwe, umufashe, ngo turebe ko yakongera akagaruka mu bazima.
Rero ndagushimiye ko twabanye, niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya YouTube ndagusaba gukanda ku ijambo sabone cyangwa se subscribe kugira ngo utarajya ugenda ucikwa n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri chaîne yacu ya YouTube. Njye mwari kumwe ni Ndigi nk'ibisanzwe, ibiganiro byo nakagaruka.